Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. By'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso by'umuntu ufite imyitwarire ya Lone Wolf ndetse n'itandukaniro riri hagati y'umuntu ufite imico ya introvert. Tubahaye ikaze. Mu buzima bw'abantu bwa buri munsi dukunze guhura n'abantu bakunda kuba bonyine, bagahitamo amahoro n'urukundo ndetse n'umutuzo uva mu kwirinda urusaku no kugabanya imibanire idafite umumaro ishingiye ku busabane busanzwe. Ahangaha ni ukuvuga imibanire idafite intego zifatika. Si buri wese uba wenyine waba ufite imyitwarire ya introvert gusa, kuko ubwoko bw'abantu bwitwa Lone Wolves, abangaba bakunda kuba bagira imyitwarire igaragara nk'iy'abantu bitandukanya n'abandi, ariko mu by'ukuri abangaba bo baba bafite icyerekezo ndetse n'imyitwarire itandukanye n'iy'abandi. Abangaba mu bwoko bwa Lone Wolves bakaba bakunze kugaragaza imico yo kwigunga. Abangaba kandi uzababwirwa no kugira umwihariko w'imitekerereze ikomeye, kuko usanga bagendera ku mahame yabo kandi ahambaye, ndetse kandi bagaharanira kwigira ndetse no kwihangira inzira zabo nta muntu n'umwe bishingikirijeho. Ikintu cya mbere kiranga aba bantu bafite imyitwarire cyangwa se imico ya Lone Wolves, aba bantu usanga bakunze kuba bonyine, ariko ibi babikora mu rwego rwo kwiyubaka. Abantu bafite iyi mico si uko baba bashaka cyangwa se si uko baba bafite intego yo kwiyubaka ndetse no kwigira gusa. Bakunze gutekereza ibintu byinshi cyane iyo bari bonyine. Kuba bonyine bibaha umwanya wo kwitekerezaho cyane bihagije ndetse no kunguka ubwenge bwinshi, gutegura gahunda zabo ndetse no kuzishyira mu bikorwa batagize uwo babangamira cyangwa se ngo bagire uwo bishingikirizaho. Aba bantu kenshi uzababwirwa no kwirwanaho batagize uwo basaba impuhwe cyangwa se batagize uwo basaba ubufasha ubwo ari bwo bwose mu kibazo bafite. Icya kabiri kiranga aba bantu ni ukwizera abantu bake. Lone Wolves ntago banga abantu, ahubwo bahitamo kuba hafi y'abantu bake kandi bizeye. Umubano wabo ntushingira ku mubare, ahubwo ugaragarira ku mubare w'inshuti bafite kandi bahisemo bitonze, ntago bajya bahubuka. Abangaba babona ko ubushuti budafite intego cyangwa se indangagaciro, ibingibi babibonamo ko nta mumaro bifite. Niyo mpamvu bahitamo kuba bonyine nta muntu basakuriza. Ikintu cya gatatu kiranga aba Lone Wolf ni ukwizera imbaraga zabo ndetse no kwigira. Imico yabo bituma bahora bashyize imbere ukwizera ubushobozi bwabo. Abangaba ntago ari abantu bakunze gusaba ubufasha, ahubwo bagerageza kubanza gukora uko bashoboye bikanga, ariko bagerageje kwirwanaho. Aba bantu ntago bakunze gusaba ubufasha. Ikintu cya kane kiranga aba Lone Wolf, aba bantu bakunze kumva ko batandukanye n'abandi bantu, ariko bitavuze kwishyira hejuru. Aba bantu usanga bagira uburyo bwabo bwihariye bwo kureba ndetse no gusobanukirwa isi. Abangaba baba bafite uburyo bwihariye babonamo ibintu bitandukanye n'uko abandi babibona. Abangaba kandi ntibiyumva nk'aho bari hejuru y'abandi, nuko uburyo babonamo ibintu buba butandukanye cyane n'ubw'abandi nk'uko bari kubona ibyo bintu. Uburyo babonamo ibintu buba butandukanye cyane n'ubw'abandi. Ibingibi bikaba bishobora gutuma bumva ko batabonwa cyangwa ngo bumvwe nk'uko babyifuza. Icya gatanu kibaranga ni ugushyira imbere intego ndetse n'inzozi zabo. Bakunze gukora ibishoboka byose bakazirwanirira kugira ngo bazigereho nta kibakumye mu nkokora. Abangaba kandi uzababwirwa no kwitonda cyane ndetse no kutishora mu bikorwa by'imibanire ishingiye ku kuryoherwa n'ubuzima gusa cyangwa ku busabane budatanga umusaruro ugaragara. Ikindi kiranga aba bantu ni ukutababanya mu gihe bigiye. Ba Lone Wolves ni abantu baba bafite ibitekerezo bihamye kandi bagakunda kwigenga. Abo bantu uzababwirwa no kudakunda kwemera guhatirwa cyangwa gushorwa mu bintu batazi neza. Ba Lone Wolves bafata ibitekerezo byabo bakabishyira hejuru ku buryo batekereza ibintu byinshi kandi mu minota mike. Ba Lone Wolves bafata ibyemezo babanje kubitekerezaho ndetse kandi bagakora ibyo bemera kandi biboneye n'amaso yabo. Mbega aba bantu ntago bajya bapfa guhubuka, barabanza bagashishoza ndetse kandi bakabitekerezaho, bagatekereza ku kintu bagiye gukora
kugira ngo batibeshya cyangwa se ngo bazicuze. Ikindi kiranga aba bantu bakunze kuba bafite intego kandi zihamye mu buzima. Lone Wolves baba bafite igitekerezo cyangwa se icyerekezo kirambye, haba mu buzima bwite cyangwa se mu mirimo bakora ya buri munsi. Bakunze kuba abantu bigengesera cyane. Akenshi ku byo bateganya kuba bageraho usanga biba ari ibintu bihambaye kandi biri hejuru cyane kuruta uko abandi bantu basanzwe babitekereza cyangwa se babibona. Aba bantu uzababwirwa no gushyira imbaraga nyinshi mu kwirwanaho aho gusaba izindi imbaraga cyangwa se gusaba ubundi bufasha. Ikindi kibaranga no gutekereza ku buzima ndetse no kureba imbere hashoboka. Lone Wolves bakunze kwibaza ku buzima ndetse kandi bagasesengura icyerekezo cyabo, bakanagira inyota yo gusobanukirwa ibibazo by'isi. Lone Wolves bagira imitekerereze yihariye cyane cyane iyo filozofi. Rimwe na rimwe usanga ibarangaza cyane kurusha indi mibanire isanzwe bagirana n'abandi bantu. Lone Wolves banga gufatirwa ibyemezo ndetse no kugenzurwa n'abandi bantu. Umwanzuro uwo ari wo wose ndetse n'igihe byafata, iki gihe bahitamo kuba aribo bifatira ibyemezo nta muntu bishingikirijeho cyangwa se basabye ubufasha. Kuri bo kwigenga si amahitamo ahubwo babifata nk'ihame. Baba bagomba kubikora, bakunda kwigenga. Ntago bakunda umuntu bagenzura cyangwa se ubabwira ngo kora aka cyangwa se kora kariya, bigire gutya cyangwa se ubigenze gutya. Ibi ngibi bene aba bantu ntago babikunda. Ikindi kintu kiranga aba bantu, bakunze kugorana cyane mu kumenya imiterere yabo nyakuri cyangwa se imyitwarire yabo. Biragoye kumenya cyangwa se gusobanukirwa ubuzima bwabo ndetse n'imyitwarire yabo, kuko batamenyera byoroshye gutanga amakuru yose yerekeye ku buzima bwabo cyangwa se imibereho yabo. Ikindi kandi ntago bakunze kwirekura imbere y'abandi bantu. Bakunze kuba bacecetse cyangwa se bakagaragara nk'aho ari abantu bigengesereye badashaka kugira icyo bavuga. Gusa ariko ku rundi ruhande, iyo babonye umuntu bizeye, bashobora kwerekana impande zabo zose, nta na kimwe basize inyuma. Lone Wolf ndetse na introvert, mu by'ukuri abo bantu n'iki kibatandukanya? Ese uzababwirwa n'iki? Introvert akenshi ahitamo kuba mwituze kugira ngo asubirane ingufu ze cyangwa se yisuganye. Aba ngaba ntago bashobora kubaho bonyine. Usanga bene uyu muntu ashobora kugirana umubano n'abantu benshi mu buryo bworoshye kandi buhoraho. Naho Lone Wolf ni umuntu ufata kandi wihugura ndetse kandi akigira nk'intwari ikomeye y'ubuzima bwe. Bene aba bantu bakunze kumva ko ubuzima bwabo bushobora kumanuka cyangwa se bukazamuka bitewe n'ingufu zabo zirimo indani biyumvamo. Lone Wolf ntibakunze guhuza n'abandi imbaraga, ahubwo bene aba bantu barushaho kwiyubaka binyuze mu mbaraga zabo ndetse no gutegura ahazaza habo ku giti cyabo nta muntu bifashishije. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku bantu bafite ibimenyetso by'imyitwarire ya Lone Wolf ndetse n'itandukaniro rye n'umuntu ufite imico ya introvert. Wowe uduteze amatwi, niba utari wakora subscribe, no gukanda subscribe ndetse ukazogera ugakanda like, iyi video waba bayikunze ukayisharinga inshuti zawe. Iri jwi wumva ni Umuhumuza Thierry, naho mu biganiro byacu bitaha.